n'abantu mwitonde n'abatwaye imodoka mugende gake mubanze mwumva ibyo ngiye kubabwira kuko nashaka dukora ikiganiro dutuje abantu mbahereza icyo bita ubwino. Yego. Ubabara babare awe ndyi wabo. Yego. Nta uryi wabo? Ninza no kurya iwabo akabona atabishaka azabireki. Nawe ninginga Imana yangiriye neza. None se kubera icyo uvuze ngo uramusorera umutekamutwe kandi yarasabye Vava imbabazi akemera guhinduka. Biriya byose Vava wari mu Kigali icyazatwereka umukunzi wa Vava cyazatwereka umuntu Vava azashaka. Yego. Dr M rero yagendeye kuri ibyo bintu abantu benshi bakunda kuvuga kuri Vava ahita proposa Vava amusaba urukundo. Ariko mu kubusaba urukundo byaje nyuma kuko ubundi Vava batangiye babikora nka prank. Yego. Babikora nka prank, ibyo ni ibintu bizwi n'amakuru ndayafite ari indani mu gikari. Babikora nka prank baravuga ati reka dukundane. Vava katajye kina prank. Babikoze nka prank, ibyo nkubwira ni ukuri. Nyine Vava uzamuze na Vava mu kiganiro ibyo nkubwira nawe nzabimubaza. Urabyumva neza? Yego ndakumva. Nimba uri umunyamakuru wi profession kandi ndabizi ko nabishidikanya ko uri umunyamakuru wa nyawe. Uzamuze na Vava nicare hano yicare hano. Tubiganire giye mubwire neza tuvuge mubwire turebana. Noneho byaje kurangira Vava na Dr M bakundanye biri bya nyabyo. Vava we yinjiye mu rukundo ariko Dr M we nawe kazamo gake ariko we afite gahunda yo kumukuraho abafana nyine yo kugira ngo nyine agire hit. Ubwo urumva wende nimba urugingo hari ukuntu rwagiraga yashaka kugira ngo yumve mu mubiri we atuje, hari ukuntu binyujije ahantu bakinyabya ahantu bakihengeka ahantu bakagira ukuntu ibintu babigenza neza umubiri wa Dr M gatuza. Kuko iki biya mutipa asaba Vava yuko bakundana. Vava we yarazi ko ibyo bintu barimo barakina bya prank ari ibintu nyine bya prank iby'inkundo byo bitashoboka kuko yabonaga atabasha kwigondera umusore nka Dr M. Dr M ayimubwiye rero undi mukobwa we yarasaze ahita avuga ati nibyo rwose ngomba kukwereka iwacu. Aho rero urabushatse kuvuga ko dore imbaga ari umwasama. Ibyo nkubwira niko byagenze ntabwo ari umwasama ariko ibyo nkubwira Dr M yasabye Vava urukundo. Vava we ahita yumva ari nko mu nzozi ashigukira hejuru aramubwira ati yego ati se uranyemerera urukundo ati yego nzaze kugusura mu rugo se yego nzakuraze se yego tuzanakore bya bindi se yego. Karawaretse blague ngo nimba mwumva ari burage mutwara ibyo bya burage ibyo mbabwira niko kuri. Yego ndagukurikiye wabyumvije. Ibyo mbabwira niko kuri n'abafana njya mbibona hari abafana tugira nabo bari aho bafite imyumvire bafite IQ ziri muri hafi ya 0 yumva ikintu nyine agahita areba agahita acomplaininga direct agahita yandika message ngo karaba wowe urimo nabeshya wowe urashaka kuzamukira. Vava ntago muzamukiro ntaga ndusha izina pe ibyo ejo muri nibyo nanabwiraga uyu mwana ngo ni mitsutsu nabano bansabi bose aba nabana kuri jewe. Nuko rero tubwire nuko umukobwa abigiyemo neza. Umukobwa ababigiyemo ibyo Dr M yari yamusabye ko bazajya mu rukundo akabyemera bazagira gute bagasurana iwabo. Dr M yese atangira kubishyira mu bikorwa ntihaciyeho kabiri. Dr M ahamagara Vava uri he ndi mu rugo nze nkusure. Vava ati se ko bwije ayo makuru ndayafite. Dr M ati se waretse ngusura ko nundi ko twemeranyije ko twundana ati ngwino. Mungu ngo yaragiye ararayo yo ni incuro ya mbere akimara kurarayo umukobwa oya aho nanjye ndabihakanye. Urabihakanye se wagiye kumupimisha watuye tuvugisha erega inda ni ikintu utagira ngo kihishire ni ikintu ugira Sandrine akaba ari ikintu kigaragara inyuma. Reka mbwire n'abafana noneho mbakure mu rujijo nge mbaho ukuri noneho homba ni homboki. Vava mu makuru mfite nuko afite inda y'amezi aya 2. Noneho Dr M ngo agira gutya ahamagarwa na Vava ati yewe bya bintu twakoraga hari ikintu cyavuyemo burya ndatwite. Dr M ati ngo iki ati ndatwite ati ibyo bivugo bivanye aho ngaho ntago ari ngirongora ngenyine. Wabyumvishije biza kurangira ibyo bintu babipfuye baraserera
niko ku Dr M ko guhita panga ikindi kintu kimeze nka pranka cyo guhita aza yataka nde Vava. Ariko noneho bose umwe akata kundi, umwe akaza kumbuga akavuga ibye n'undi akavuga ibye, ariko bakanga guhita bavuga ikintu nyamukuru cyabasembuye. Ariko icyabasembuye nuko Dr M atari maremera umwana atwite kurinde Dr M utwite gakire amacano ya Vava yose niwe yakontorora. Ahubwo ikintu Vava yapfuye na Dr M banga kuvuga ku byacano nabyo byandi bagenda bacinkerera mu cyamo byandi bavuga ngo aho yaciye ntihacu urwango. Urumva Vava yagize gutya akundana na Dr M, ariko Vava akaba yari afite imbuga zikontororwa na Sam Gakire. Noneho Vava Dr M bemeranya yuko bagiye kubana ndetse ngo banemeranye yuko bazasezerana ivangamutungo. Urumva abantu byari byageze. Noneho Vava atangira we ibyamacano ntabwo arazi uko bikora. Indirimbo bayisohora Dr M akamubwira ati iri vangamutungo tuvanze kuko uriya mutipe mani ni nk'umuryogo. Aramubwira ati imitungo tuvanze imwe ndugu yangu. Ese kara uziko gutya baro kumuharabika ya nyine naje wari muraza uvuga uti wowe ngo kuko navuze ko twite ngo namuharabitse nuko muharabika nigeze mvuga ko yakuyemo indase nabyo ngo twita se n'icyaha nimba yanga abana ahubwo baramufunga ari naje kundega ahubwo we mwite mutangira ikirego arajya kundega none nanjye mbwire ribu mbabwire none nimba uyu muntu arimo aranga abana ahubwo uyu muntu ni n'umwicanyi umufunge none yanga abana ubu se we Sandrine Gasaro abantu benshi niba barimo kujugumira kubera kumva ijwi rya ryonyine barubwo bakubona ubu ngubu ndamutse mvuze ngo Sandrine aratwite wajya kundega ngo Karabo ngo yavuze ngo ndatwite ngo kandi ngo nirinze abasore ngo nanze no kwigaragaza ngo kugira ngo batambona ngo nari isugi ngo none ngo Patrick ngo kuba ndi isugi ngashatse kuvuga ko bansugiye umva rero nkubwire ugiye kundega ko navuze kuri ko ugiye kubyara ahubwo we wabona ufite n'ikibazo twese sane twabyaye apana kunizo we na beta kuvuze ngahora ngo mu rukweto rumwe birashoboka ko arizakunda oya na arakihiringa ahubwo bakti ni uri muramwondora yari yarazahari hari Bugande yabaga Bugande nkubwira akazi yakoraga se wenda gahishe ubu mvuze ngacuruza injugu abantu ngo yacuzaga injugu abantu reka ibyo tubyihurire yarega ibyo tubyihore byo ntabyo mvuze ariko dugitaye mu n'inshuti yanjye nawe arabizi ko inshuti yanjye ariko ikigaragara cyahubwo nago wishimiye urukundo rwe na Vava ko basubiranye ruriya rukundo ni scam barashaka guskaminga Vava yarihirinda zamura izina rye umwana w'icyangugu Nyamasheke niwe muntu ahari wamamaye Nyamasheke bwa mbere none abateka mutwe barashaka kuza kumukura isahani bakayubika ntago ari byo Gasaro TV suhuje aho merereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi ikiganiro tugikoze ikubagaho niko babyita ni mwijoro turi kumwe na Karabo k'Imana muramubona nibisanzwe Karabo tugwaye ikaze urakoze cyane ni inshuro ya gatatu nje ku Gasaro TV ya gatatu ya kabiri ya gatatu ariko ni nk'iya kabiri kuko bwa mbere twakoze ikiganiro cya mbere dukora n'icya kabiri oya ni ya gatatu nibyo bwa mbere warabirizanye bwa kabiri uzana na madamu sibyo ubu ni bwa gatatu yawe ufite ukuri nibyo rwose umeze ute nawe ndashima Imana ibintu ni amahoro ibintu ni uburyohe ubuzima buragenda cyane ndakubona rwose ku mafime yawe ni waneze ibintu ni sawa cyane Sandrine kaka gofero wa Jean Vese kariye mba nagatsimbye hariya ubu mbagira ngo abantu banandebe neza mu mutwe ariko batandeba ibyo nimvuga kundeba mu mutwe ntago ari ukundeba mu bwonko ntabibwira umuntu agatangira kwandika message zo gushaka kunyurira kugira gute byo kunyurira ntago birimo kukurira se umuntu akurira gute ntagire unyurira ntago ndi motion nta nubwo ndi semuhungu akareka okay tugende reka twikomereze Karabo k'Imana rero ubonye iki biganiro biri gucicikana bya Vava atariko nanjye rero ndumva nshaka guhanura mushiki wanjye ubundi Vava muri iyi minsi kari mu rukundo yasubiranye n'uriya musore biryoheye bimereye neza kubera iki wumva ko wakongera gusa naho ubyutsa dosiye nshyashya kandi zitari ngombwa ruriya rukundo ibyo nje guhinyuza ruriya rukundo rwa Valentina na Dr M ni scam
ni scam, ni ubutekamutwe ariko burimo burakorwa n'uwitwa Dr M. Shatse kuba ko amusara umutekamutwe se? Dr M cyane kabisa. Umutipe yari yarazimye. Kacaka nicara ndebe neza ndabone ko ndebera ku ruhande. N'abantu mwitonde n'abatwaye imodoka mugende gake mubanze mwumva ibyo ngiye kubabwira. Kuko nashaka dukora ikiganiro dutuje abantu mbahereza icyo bita ubwino. Yego. Ubabara babare. Awe ndyi wabo. Yego. Nta uryi wabo? Ninza no kurya iwabo akabona atabishaka azabireki. Nawe ninginga Imana ngiriye neza. None se kubera icyo uvuze ngo uramusorera umutekamutwe kandi yarasabye Vava imbabazi akemera guhinduka. Biriya byose Vava wari mu Kigali. Vava aziko yaguye mu rukundo, aziko yahuye na marayika, aziko yahuye n'umutaka, aziko yahuye n'ikibasumba, aziko nyine yahuye n'umuntu ugiye kumumara umubabaro wose yahuye nawe cyangwa se kuzuza ibyishimo byose yarakeneye. Ariko mu yandi magambo uriya mutipe nubwo Vava arimo aratekereza biriya, uriya mutipe wari marabara Vava. Cyambere cyo ngira ngo nibutse abantu, Dr M yaraje aza muri industry. Ntiyamenyekana, arahasoringa akora indirimbo ariko birangira finally ari wa muntu nyine ibikorwa bye bihora biri hasi. Izina rye ntiri boosting. Yego. Nyuma aza kuzabona umwana witurukiye Nyamasheke ari Bugande. Uretse mbanze mbaha amakuru mbaho ubwino. Yego. Amubona ari Bugande, aba umufana wa Vava. Ariko kubera ko umutipe nyine we yari yibereye ku mibare, urumva umuntu wabaye Bugande ahasoringa muri Kampala n'iki, urumva we ibintu byose arabireba akaba umufana, ariko nanone ibindi akabirebera muri business. Ahita atangira kubara uriya mukobwa. Yego. Urumva nibiki. Noneho rero Vava uko arimo aratanga amanimero, umutipe nimero yabaye ayiguyeho. Arifashe ubwo nagira ngo mpereze abantu bwine. Yego. Umutipe atangira kwandikira Vava, Vava akamusubiza biraho ngaho, biza kuba ngombwa ko Dr M aza kwa Bakti. Vava nawe aza kuza kwa Bakti. Barahahurira. Yego. Ariko bahahurira barandikiranaga hehe kuri WhatsApp. Bahahuriye Dr M atangira kwikundisha kuri Vava, ariko Dr M we mu mutwe we afite gahunda yo kugira ngo azamukire kuri Vava. Vava ntiyabimenya. Kubera ko impamvu Dr M yabaze Vava, Dr M yakundaga kumva Vava abantu benshi bakomplain bavuga ngo icyazatwereka umukunzi wa Vava, icyazatwereka umuntu Vava azashaka. Yego. Dr M rero yagendeye kuri ibyo bintu abantu benshi bakunda kuvuga kuri Vava, ahita propose Vava. Amusaba urukundo. Ariko mu kubusaba urukundo byaje nyuma, kuko ubundi Vava batangiye babikora nka prank. Yego. Babikora nka prank, ibyo ni ibintu bizwi n'amakuru ndayafite ari indani mu gikari. Babikora nka prank, baravuga ati reka dukundane. Vava katagiye kina prank. Babikoze nka prank, ibyo nkubwira ni ukuri. Nyine Vava uzamuze na Vava mu kiganiro, ibyo nkubwira nawe nzabimubaza. Urabyumva neza? Yego ndakumva. Nimba uri umunyamakuru uri profession kandi ndabizi ko nabishidikanya ko uri umunyamakuru wa nyawe, uzampuze na Vava, nicare hano yicare hano. Tubiganire, giye mubwire neza tuvuge, mubwire turebana. Vava rero atangira kugira gute gukina prank n'uwo mutipe. Bakina prank bafite gahunda yo kugira ngo nyine amazina yabo akomeze atrending. Ariko noneho muri izo prank abantu mushobora kumbaza muti se Vava ko n'ubundi yari umusitari yakoraga prank yo kugira ngo yunguke iki? Ese Dr M yagiranga ngo byunguke iki? Reka mbibabwire rero. Vava yakoraga prank kugira ngo we bamukorere indirimbo for free. Okay. Uriya muhungu amukorera indirimbo iz'ubuntu. Audio na video. Yego. Dr M we yashaka kungukira ku izina rya Vava kugira ngo we abone abakiriya baza muri studio. Wabyumvishije? Baza gupanga icyo kintu rero baracyuzuza. Bigeze hagati prank yaba aryohanye, nibyo ndi bavuga ngo imikino yavuyemo imibano. Ngukinisha kurya ukabihagira. Voilà. Bakomeza kubikina hari n'abakinyi bakinana muri filime, umwe agakina ari umukunzi wundi koko bikaza kurangira finally babaye. Noneho byaje kurangira Vava na Dr M bakundanye bya nyabyo.
vava we yinjiye mu rukundo ariko Dr M we nawe kazamo gake ariko we afite gahunda yo kumukuraho abafana nyine yo kugira ngo nyine agire hit. Ubwo urumva wende nimba urugingo hari ukuntu rwagiraga yashaka kugira ngo yumve mu mubiri we atuje, hari ukuntu binyujije ahantu bakinyabya ahantu bakihengeka ahantu bakagira ukuntu ibintu babigenza neza umubiri wa Dr M gatuza. Kuko iki gasubiramo ko kana nukuvuga ngo Dr M we yabariraga vava yakundaga vava urukundo rw'iminota rwo guhurira ahantu bakagira ukuntu bigenza bikarangira. Icyo cyo rero ntago ndi bukemere kandi vava ubwe avuga ko atigeze abukora no kwibere. Ngiye nakubwiye ngo nimba uri murabipinga mpuzana vava mu kiganiro gutya mbimubwire. Hari n'amajwi Dr M ngo agiye gushyira hanze mu rwego rwo kugira ngo akomeze kuzamukira ku zina rya vava ngo bari ahantu mu cyumba barimo gutera akabariro. Kare ibyo byo niba ari n'uwabivuze iyo yaba wenda ari pranka none se kubera ko none se bajya kugatera gafata. Reka nkubwire nanjye reka nkubwire Sandrine ndabizi muri abanyamakuru b'abahanga ariko natwe nubwo tutabonye wenda tudafite ikarita ya RMC ariko nanjye uyu munsi nshobora gucukumbura kandi nkakora inkuru ya nyayo. Ndabyemera. Aka kanya rero ibyo nkubwira we byumve nk'ukuri nimba ubipinga we mpuzana vava mu kiganiro kuko ndabizi ko muba mushaka inkuru ziri riyo. Yego. Ye mpuzana vava ibyo nkubwira hano nawe nzabimubwira. Nese twabishatse kuva kuri ya musore Dr M na vava basambanye. Byabaye rimwe se? Byabaye kabiri se? Kubivuga nk'uwari uhari. Byabaye kane se? Nane se wari uhari? Byabaye gatanu se? Umva nkubwire. Hafi. Uriya musore uriya mu producer ni inshuti yanjye. We ngo yajyaga wagira ngo niwe wabahuje. Umva mbanze nkubwire. We yajyaga wabahuje. Reka. Mu bivugo. Ntago ari wabahuje. Vava uriya mutipe byaje gukomeza nyine uriya mutipe asaba vava yuko bakundana. Vava we yarazi ko ibyo bintu barimo barakina bya pranka ari ibintu nyine bya pranka iby'inkundo byo bitashoboka kuko yabonaga atabasha kwigondera umusore nka Dr M. Dr M ayimubwiye rero undi mukobwa we yarasaze ahita avuga ati nibyo rwose ngomba kukwereka iwacu. Aho rero urabushatse kuvuga ko dore imbaga ari umwasama. Ibyo nkubwira niko byagenze ntabwo ari umwasama ariko ibyo nkubwira Dr M yasabye vava urukundo vava we ahita yumva ari nko mu nzozi ashigukira hejuru aramubwira ati yego ati se uranyemerera urukundo ati yego nzaze kugusura mu rugo se yego nzakuraze se yego tuzanakore bya bindi se yego. Karawaretse blague ngo nimba mwumva ari burage mutwara ibyo bya burage ibyo mbabwira niko kuri. Yego ndagukurikiye wabyumvije ibyo mbabwira niko kuri n'abafana njya mbibona hari abafana tugira nabo bari aho bafite imyumvire bafite IQ ziri muri hafi ya 0 yumva ikintu nyine agahita areba agahita acomplaininga direct agahita yandika message ngo karaba wowe urimo nabeshya wowe urashaka kuzamukira vava ntabwo muzamukiro ntaga ndusha izina pe ibyo ejo muri nibyo nanabwiraga uyu mwana ngo ni mitsutsu nabano bansabi bose aba nabana kuri jewe. Nuko rero tubwire nuko umukobwa abigiyemo neza. Umukobwa ababigiyemo ibyo Dr M yari yamusabye ko bazajya mu rukundo akabyemera bazagira gute bagasurana iwabo. Dr M yese atangira kubishyira mu bikorwa ntihaciyeho kabiri Dr M ahamagara vava uri he ndi mu rugo nze nkusure vava ati se ko bwije ayo makuru ndayafite. Dr M ati se waretse ngusura ko nundi ko twemeranyije ko twundana ati ngwino. Mungu ngo yaragiye ararayo yo ni incuro ya mbere akimara kurarayo umukobwa ati umuhungu usibye n'ubwiza afite aranabasha. Turi kumwe kurikiye ati usibye n'ubwiza umuhungu arabasha. Umuhungu yakomeje kuza aho ngaho ntago byabaye uwo munsi akomeza kuza. Mu makuru mfite nuko vava n'ikindi kintu abantu benshi batazi n'iyi nkundura yose irimo iraba mutazi ikibyisha inyuma amakuru mfite y'indani nuko vava ashobora kuba atwita inda ya Dr M. Aya gutwita byo nabyo ntabihari wowe oya gutwita byo reka ngubwire impamvu kara ntago ushobora kuyoberwa uhuye n'umuntu ukamureba
ntabwo ushobora kuyoberwa ko umuntu atwite. Ntabwo fafa uko nabibonye, ntabwo fafa atwite. warabirebye neza? Shangiye niko nabibonye, Njye nabonye adatwite. mu makuru mfite nuko Vava atwite umwana wa Dr M. Oya, byaravuzwe ariko ntabwo atwite. Byaravuzwe n'inda n'amezi igize ndayazi, nukomeza kunsembura ndayavuga. Oya, aho nanjye ndabihakanye. Urabihakanye se wagiye kumupimisha? Watuye tuvugisha ukuri. Erega inda ni ikintu utagira ngo kihishire. Ni Umva ikintu nkubwire. ugira Sandrine, akaba ari ikintu kigaragara inyuma. reka mbwire n'abafana noneho mbakure mu rujijo, njye mbaha ukuri noneho homba ni homboki. Vava mu makuru mfite nuko afite inda y'amezi aya 2. No mu byo bapfuye na Dr M nuko ngo Vava yaje guhamagara Dr M ngo aramubwira ati burya bya bintu twirirwaga dukiniramo, bya bintu twirirwagamo, hari ikindi kintu cyavuyemo. None nibigaragara ko umuntu witwa Vava adatwite se kuzaba uko bazakwita ati njajwa. Baramaze barangaburira se, genda kubwira ati umugabo w'injajwa yaje guhamya ibyo atazi kandi abeshya. injajwa. Ndabiza abakunzi badukurikira Umva nkubwire, bazagutuka. baramaze gutukana niwo muco wabo. Uhunuka nyine ubwo nuko mu mutwe nawe ntakiripo. Ahubwo yewe nibahame hamwe mbaho kuri gutukana ntago mbyitayo, bantutse gakeya se. Umuntu yigeze kunuka ngo ndimbwa y'imurizo mubi, ucyo ni icyambere. Undi arantuka ngo ni benshi baje imbwa y'imurizo mubi. Ibyo tubiveho twikomereza. Okay, tugende. Icyo nakubwiraga nuko uyu munsi Vava mu makuru mfite atwite inda y'amezi 2. Cyo si icyambere. Ndagukurikiye. Icya kabiri nuko mu byo bapfuye na Dr M, Vava yaje kumubwira ati bya bintu twirirwaga dukinisha, babanje gukina hari ukuntu bayiporoteje, nyuma biza kurangira umutipe kubera ukuntu ngakazi ibintu byari bimeze neza, birangiye bibagiwe wagwana. Reka umuceri nkumene n'ubundi nawe uzandasa muri bo, reka nkumene Imboga kazakwanika anyanika ko Vava juru andusha kuvuga se. akakubwira ati Nge navukiye muri Kigali na ibyo abantu basakuriza abandi ndabazi, ariko reka mvuga ibyanjye. Ikindi nuko Vava mu byo yapfuye na Dr M, Vava yaje kwireturuva za gahunda zijya ziza buri kwezi azibuze. Siri mu Jesus wowe uravuga ngo wetse mbaha amakuru. Ntago ngiye gukina amajwi mfite hano. Ariko reka mbyihorere. Ibyo ngiye gukora reka mbyihorere. Ibyo ngiye kubereka hano kuri telefone. Noneho Dr M ngo agira gutya ahamagarwa na Vava. Ati yewe bya bintu twakoraga hari ikintu cyavuyemo. Burya ndatwite. Dr M ati ngwiki? Ati ndatwite. Ati ibyo bivugo bivanye aho ngaho ntago ari ngirongora ngenyine. Wabyumvishije? Biza kurangira ibyo bintu babipfuye baraserera, niko ku Dr M ko guhita panga ikindi kintu kimeze nka pranka cyo guhita za yataka nde Vava. Ariko noneho bose umwe akata kundi, umwe akaza kumbuga akavuga ibye n'undi akavuga ibye, ariko bakanga guhita bavuga ikintu nyamukuru cyabasembuye. Ariko icyabasembuye nuko Dr M atari maremera umwana atwite kuri inde. Dr M atwite. Mwacagakishije. Nuko Dr M atari maremera umwana afitanye nande inda yateye Vava. Ntago we yemeranya na Vava. Nese karawa ya makuru wayakuye wundi. Abo bose ni inshuti zanjye. Yego. Ari Vava ni inshuti yanjye na Dr M ni inshuti yanjye. Hano ugeze guhakana katari wabahuje. Nge nago nabahuje. Nabahuje guteze. Nisojya byemere kandi yavuze aho bamenyaniye. Nago ari nge wabahuje. Ariko none amakuru ndimo ndahereza abantu naya nyayo. Kara. Biramutse bisanze uri murabeshya, nk'ubu uraje uri kuvuga ko umwana w'umukobwa ngo yatewe inda. Vava mu gihe we yivugiye ko Dr M mu kubana kwabo ngo nta nubwo amuza mukora ku rutugu, nta nubwo amuza mukora ku mabere, nta n'ikintu cye yamukozeho cya danje. Aka kanya ko ari muravuga ngo yamuteye inda. Ibi bintu kandi uzi ko we mu bintu avugaga Vava yirindaga kuzanamo ikintu cyuko si muri abanyamakuru bari professionals mumuze na Vava mbimubwire simutiye. Ibyo mbabwira na makuru mfite.
ubwo ibyo byo gutwita ubwo nabyo ni amakuru namenye, ubwo wabimbwiye nawe afite aho yabikuye. Urumva ni ukuvuga ngo wamenye amakuru ko Vava yabwiye umukunzi we ko amutenda, umukunzi aramwihakana, noneho Vava ahita aza kuri social media ari kurira avuga ngo ni channel ye batwaye. oya da biriya bya cano nabyo biri ukwabyo, ariko kuki murimo muritiranya ibintu? Vava nta ikibazo afitanye na Dr M kirishingiye kuri cano, ntibakababeshye. Biriya Vava akababeshya ngo cano ngo barayibye, bayibye cano ko ifitwe na Samu Gakire. Samu Gakire wayibye se? Ngo iki? Samu Gakire wayibye? Samu Gakire amacano ya Vava yose niwe yakontorora. Ahubwo ikintu Vava yapfuye na Dr M banga kuvuga ku bya cano nabyo, byandi bagenda bacinkerera mu cyamo, byandi bavuga ngo aho yaciye ntihacu urwango. Urumva? Vava yagize gutya akunana na Dr M, ariko Vava akaba yari afite imbuga zikontororwa na Samu Gakire. Noneho Vava Dr M bemeranya yuko bagiye kubana, ndetse ngo banemeranya yuko bazasezerana ivangamutungo. Urumva abantu byari byageze. Noneho Vava atangira we ibyamacano ntabwo arazi uko bikora. Indirimbo bayisohora Dr M akambwira ati iri vangamutungo tuvanze, kuko uriya mutipe mani ni nk'umuryogo. Aramubwira ati imitungo tuvanze nzajya nsohora indirimbo nyibanze kuri cano nk'umugabo, nawe nyiguhereza uya uploading nk'umugore. Twese indirimbo yawe wakoze nimba yitwa Dr M indirimbo yasohoka akahita yikubita kuri cano ye, Vava nawe akayikubitaho, kuko Vava ari we musitari cyane, rero igahita izamuka kuruta iya Dr M. Iya Dr M rero YouTube inkuru ku kiciro gikuru cyo muri Amerika bakabona ko Vava yashishuye indirimbo y'abandi bagahita bamuha used. Nuko ibintu bimeze. Urumva ko bafite ukuntu bari kutubeshya hagati yabo. Nta kibazo cyabaye kuri cana, ahubwo habaye kuvanga umutungo batari bajya ku murenge. Nge sinavuga ngo bari kutubeshya, kuko uyu munsi ntago turabona ibimenyetso bifatika ko umuntu bita Vava twite, nta bihari, kuko no mu gihe kigeze guhita bigeze kuvuga ko umuntu bita Vava ngo yatewe inda. Ese gutwita kuki mwumva ko Vava tatwita si umugore? Banza wumve ntafite indi byara se. Banza wumve kara birangira tunamupimiye mu kiganiro. Nesho bundi uribuka ko mu kiganiro yavuze ngo ubona umubiri udafunctiona neza. Oya urafunctiona. Banza wumve yavuze ngo rwose Sandri niba mwumva ko natwite muza n'igipimo ndabyemera mu mpime. Ntago umukobwa abazi yuko yakoze ubwo busambanyi, ahubwo ngiye cyo nibwira Vava nimba twita aramenye ntazayikuremo, kubera ko abasitari ari gihe babona babaye abasitari ibintu byabakomeranye akaba yakuramo n'inda. Abenshi rwose abasitari mujye mwihangana mu byare abo bana. Ahuza abasitari mani bari muri iki kibuga, amaraso y'abantu abari mu matwi kubera inda z'abakobwa bakuyemo cyangwa inda bakuyemo. Benshi ubona benshi bagiye bakuramo inda ndwiyango. Ariko sha nimutihana Imana izabahana. Gusa simvuze ko ari Vava. Vava we nta makuru ndamenya ko yakuyemo inda. None se kara ubundi uwo urebye aba bantu sibyo, aba bantu Vava ndetse na Dr M, abantu benshi baza kwa ngo Dr M yakinishe Vava yashaka kungukira ku izina rya Vava. Ubona urukundo rwa Vava na Dr M rwarafashije iki Vava? Rwamufashije mu marangamutima, ahubwo rwaramushenye. Aya ntago rwamushenye. Dr M urabona Vava yungukiye iki kuri Dr M? Nese ntabwo wabonaga imwe yisetse ubona yishimye. Nyine ni by'amarangamutima, ni nka bya ndi byo ko utereta umukobwa bagenda ukamurongora iminota ingahe bikarangira. Ibyo si bavuga ko ari urukundo. None cyo Dr M ni akantu gato kaza kugufasha mu bwonko gatoya, ntago ari big deal man. Nta kintu Vava yungukiye mu rukundo rwa Dr M, ahubwo Dr M we niwe wungutse. Umutipe man yari yarazimye, yarasubiye hasi, n'abari bamuzi baramwibagiwe, uyu munsi yari trend. Ariko uziko buriya Vava ashatse yatanga n'ikirego. Gatanga ikirego ati umuntu yaraje arambeshya nkinira hagira gutya impamo ya Mungu. Oya Dr M ni inshuti yanjye, reka ibyo wenda tunabyihorera. Ariko mu yandi magambo Dr M man hari ukuntu yitwaye bitari fresh. Yakiniye kuri Vava ararengera. Ariko bose ni inshuti zanjye. Ndumva bikomeye ibintu kabisa, biraza kuba byagorana. Ariko abantu gusa abafana ba Vava icyo nababwira mu makuru mfite, uwampaye amakuru ntekereza ko atambeshye, keretse nimba nawe yarahindutse. Mwitegura kana ka Vava na Dr M.
akana kavana Dr. mukitegure ahubwo urumva gwamaye amakuru nana yahagazeho Enzi kubizi neza ko uwo mwana hari koko ko wayimuteye. Ese waguha amakuru yaguhaye ate byagenze bite yabikubwiye gute? nese ubu nkubwira wampaye amakuru Oya buryo yawe yakubwiyemo akakubwira uburyo. yaguza ngayo makuru yaranguye ngahe tubwire. buriya rero uzi ko buriya ariko uzi ko ibyo bintu bivuze garatwite bava datwite yanakurega agenda ndege gise ninya nakurega bakamupima ugasanga yagiye kundega se ko nanjye mfite uwabimbwiye wajya usenje ninya kwitaba ribu ni mu bavandimwe ndugu yangu ese kara uzi ko gutya baro kumuharabika nyine naje wari muraza ngo kuko navuze ko twite ngo namuharabitse nuko umuharabika nigeze mvuga ko yakuyemo inda se no kwita se n'icyaha nimba yanga abana ahubwo baramufunga ariwe naje kundega ahubwo we mwite mutangira ikirego arajya kundega none nanjye mbwire ribu mbabwire none nimba uyu muntu arimo aranga abana ahubwo uyu muntu ni n'umwicanyi mufunge ntose yanga abana ubu se we Sandrine Gasaro abantu benshi niba barimo kujugumira kubera kumva ijwi ryawe ryonyine barubwo bakubona ubu ngubu ndamutse mvuze ngo Sandrine aratwite wajya kundega ngo Karabo ngo yavuze ngo ndatwite ngo kandi ngo nirinze abasore ngo nanze no kwigaragaza ngo kugira ngo batambona ngo nari isugi ngo none ngo Patrick ngo kuba ndi isugi ngashatse kuvuga ko bansugiye umva rero nkubwire ugiye kundega ko navuze kuri ko ugiye kubyara ahubwo we wabona ufite n'ikibazo twese se twabyaye wanga abana ni ikivume none Karabo rero vava ndabizi ko yandagazanye ejo bazamuhamagara bati umuntu witwa Karabo yatangiye kuvuga ko twite anyandagaza azaza kwandagaze agutume noneho anyandagaza umva rero mbaze nkubwire wowe uzampuze nawe mu kiganiro gusa njyewe iyo mvuze umuntu hari ibintu bibiri agomba kumvugaho ariko ntansesereze kuko ngiye mba mvuga ibyabayeho icya kabiri umva mbaze nkubwire icya kabiri cyangwa se yakumva hari aho namubangamiye akagana inzego ikindi iyo bitabaye ibyo nge namutungurira mu kiganiro tugafataniramo ibyo byo kumbwira ngo ni vava oya uzamutungure none oya ngiye mu kiganiro nzamutungure se ubwo se ufite ikibazo ko wenda vava hari ukuntu bya ngo hari ukuru arantinya arabizi ndi intare ngewe none ndi lion ibyo muri kumwe wabisubiramo uzabisubiramo ngewe ndi lion y'ishyamba forest uzabisubiramo ibyo uri kwivugisha intare y'ibidukikije umuntu witwa vava ko nzi ko ariko se vava ariko se reka babwire Sando urumva ndagukurikiye wowe urambwira ngo vava koko vava urabona ngewe ntinya vava koko abantu benshi baramutinya vava se araza akaritagura nta mikino abafite Valentine uje muri covid nshuti yanjye ngewe ndi urundi rwego nge naje kera agomba kwicara nkamubwira akiga sira na bano bose ubona ngo ni baskayito bano nabande bano bana bose bariyeri weze bose uwo navuga hazibeshya agira umuntu ushaka kunzanaho ibyashwagara bagara ngafite abafana ndugu yangu tutagombana nge mba mvuga amakuru nahagazeho nge ntago ndi umuntu w'umwana muri ibi bintu ni cyo kintu wabwira vava rero ndabizi azareba iki kiganiro vava niye naze agaragaze ko atwite abantu bamuhe indezo urabona ko tukitaye atazatanga indezo mu bigaragara navuge ko atwite abantu bamuhereze ikigoma z'umwana bamuhereze ibishora bamuhereze imitaka bamuhereze nyine bamuhereze ibyo kurera umwana kuko Dr. M nta kintu azamumarira Dr. M arakihiringa ngiye mfite amakuru ko Dr. M inkweto yambara asoza icyumweru ariyo cyambaye shawura sebanya wagiye kubibaza Dr. M cyangwa wamuzanye tugahura hano mu kiganiro ariko utambona ngana gutya ntawe ntinya ibyo nkubwira anarakaye akavuga ngo ngiye gukubita Karabo nuko umufata nkafata hano nkajugunya hariya we subutu apana kunizo we none se kuvuze ngo ahora ngo mu rukweto rumwe birashoboka ko arizakunda oya arakihiringa ahubwo bakti ni urimo uramwondora yari yarazahaye yari yarazahari hari Bugande yabaga i Bugande nkubwira akazi yakoraga se wenda gahishe ubu mvuze ngacuruza injugu abantu ngo yacuzaga injugu abantu reka ibyo tubyihurire yareka ibyo tubyihurire byo ntabyo mvuze ariko dugitaye mu inshuti yanjye nawe arabizi ko inshuti yanjye ariko ikigaragara cyahubwo nago wishimiye urukundo rwe na vava ko basubiranye ruriya rukundo ni scam barashaka guskaminga vava yarihirinza azamura izina rye umwana w'icyangugu Nyamasheke niwe muntu ahari wamamaye Nyamasheke bwa mbere
Mm. none abatekamutwe barashaka kuza kumukuraho isahani bakayubika. Yo. ntago ari byo rwose. Nyaboneka abantu mudukurikiye, abanyarwandakazi, mujye mureka dusapotinga abana b'iwacu. Nihagira umwe ushaka kurya undi, ushaka kumuzana iby'ubutekamutwe, dufate wa undi tumucyahe, ushaka gufata undi mwana akamusubiza hasi. Vava muramusubiza hasi, aramusubiza hasi, aragira ngo Vava azakora iki? Vava yabaye mwiza cyane, uyu munsi akabiri ke karoroshye, agiye guhinga ntago yabibasha. Uyu munsi Vava nawe akeneye kubaho nka ba Bruce Melody. None ko umutipa arimo aramufata, umutipa amusubije hasi, Vava zabaho gute? Yako rero ni n'ikibazo kuba umuntu atarize nabyo, agahita ajya muri level y'ubustari bwo kubaho nk'umuntu bantu bize bakora muri banki. Nabyo ni ikibazo. Aba bastari nabo bakeneye ingano. Aha kara, reka negereze ikiganiro tuzabahuza n'umuntu witwa Vava. Yewe umva nkubwira ikintu ngusaba, ntumira ngiye mu kiganiro utateguje Vava ibyo yivugisha. N'umufana wanjye ndugu yangu, umufana bariya n'abafana n'abana banjye, n'abafana nyine barankunda cyane. Reka dutahe aya makuru, twizere ko wamugana arayo wabwiwe. Nje mbihagazeho, uretse ko nanabyemera ko umuntu witwa Vava twite. Gusa nyine niba ari byo wabwiwe, birashoboka ko umuntu yabwirwa, ariko ibyo yabwiwe nta kuri kurimo. Gusa turagushimiye Karabo k'Imana, nakagaruka. Thank you, murakoze cyane. Icyo nabwira abantu wenda soza, Yego. nababwira ngo ku itariki 15 no gutora ku gipfunsi. Ku bafana ba Karabo. Ku gipfunsi. Sando, mbabara mvuga akantu ho gato. Nta kibazo. Perezida wacu cyangwa se chairman mukuru wa FPR yahaye abafite ubumuga ijambo. Uyu munsi ninge muntu waje ngaragaza revolution y'abafite ubumuga, revolution impundura amatwara ku bafite ubumuga bw'uruhu. Uyu munsi afite ubumuga bw'uruhu baravuga rikijyana bararongoye nyuma yuko ngaragaye. Bose abari baradindiye barabuza abagoro, bose barababonye. Bose barara bari muri jugujugu nijoro. Rero ariko mfamuseka iki? Wo ninde numva useka ku ruhande? Ariko noneho abafite ubumuga muri rusange bose twabonye ijambo. Abagore bari barahejwe, abagore hari imvuga ivuga ngo umugore ngo ntarya ihene kubera ubusambo bw'abagabo nabo bibiyuku bibisahiranda. Ubu abagore bararya ihene, barajya ahantu bakokesha burusheti bakiyongeza izindi. Abagore baratwara amamodoka, abagore barubaka amazu, abagore bari mu gisirikare. Uyu munsi imihanda yarubatswe, amavuriro yegejwe abaturage, amashuri, ibintu byose. Uyu munsi rero udatoye ku gipfunsi, ntuzavuge ngo ufite ubwenge. Umuntu utazatora Kagame, ntuzavuge ngo ufite ubwenge, mu mutwe wawe ntago uzaba wuzuye. Nanjye ubwanjye nkubonye naguhunga, nagufata nk'igisimba. Watora nde se udatoye umusaza? Udatoye umusaza watora nde? Ko waba ahubwo twihishemo uri n'umuntu mubi, ahubwo uri n'umugizi wa nabi. So muzatore uzatore Kagame, utore n'abadepite ba FPR. Ndagira ngo ibi bintu mutazabijijwamo. Uzatore ku gipfunsi, ujye no gutora umudepite wa FPR, kuko dufite abantu barimo gusikaminga abantu bababwira ngo jewe ngo ndi umudepite, ngo ndiyamamaza ku giti cyanjye, ngo ariko ngo negamiye kuri FPR. No, nta wiyamamaje ku giti cye ubogamiye kuri FPR. Umudepite wa nyawe ari muri FPR, yegamiye ku ishyaka rya FPR. Tora ku gipfunsi, utore n'umudepite wa FPR. Tayari. Urakoze cyane. Gasaro TV.